bariya abantu ariko jewe uyu nkubwira ndi iwanjye ndaryanye ndi kumva radio ndi kumva biganiro byose kuroda ari gukora nkumva arakwanga ngenda bifuza so kubesha arakwanga kandi arakurwaye noneho nanjye ashaka kuncira mu bintu byadanje ariko Imana usenga yabanye nawe muri gereza ikabana nawe ahantu hose waturutse naho wavuye izakomeza ibane nawe kabiri bidaciye kabiri numva audio hehe mu kiganiro nibishaka ntiyamamagara bitewe na gahunda ze n'impamvu yashaka kugeraho ziwe n'impamvu yatumye audio ntabwo nyizi hari ibyo yashakaga ubwo ngubwo we kuko njyewe icyo nkeneye niki sinyeneye kwita kuko yavuze ngo batogose sinyeneye kwita ngo yavuze ngo batikure sinyeneye kwita ngo yavuze ngo benura nabisobanuye bitewe n'umuntu ahantu yakuriye ariko abantu murekeraho kuvuga ngo ntaguriye aberanye n'uriya ntaguriye aberanye n'uriya ni nkuko nanjye Imana yamfata urugero ntarashaka ikajya kunkingirana n'umukobwa wa Putin si urugero se sibyo se wa Putin bariya abantu ariko jewe uyu nkubwira ndi iwanjye ndaryanye ndi kumva radio ndi kumva biganiro byose kuroda ari gukora nkumva arakwanga ngenda bifuza so kubesha arakwanga kandi arakurwaye noneho nanjye ashaka kuncira mu bintu byadanje ariko Imana usenga yabanye nawe muri gereza ikabana nawe ahantu hose waturutse naho wavuye izakomeza ibane nawe kabiri hari benshi bambwa ati Noheli niba ugiye kurongora uramo n'Imana yaramukweretse tuzagushyigikira nawe watanze igitekerezo muri ubwo buryo kuki abantu babyumva bashaka kugufata nk'umudayimoni cyangwa se nk'umuntu watanze igitekerezo kibi kandi n'abandi babitanze inama ngo hari n'ingiye isengera Imana kuko gufungurwa kwa yarabura tabyishimiye ariko Rode si mwanga ari wowe si inkwanga ngewe umwanzi nigirira no umubiri wanje ngewe umubwire ngenda mwanga bitewe n'ibintu yakoze ndi umuprofete mu Rwanda no mu mahanga ndi umuhanuzi w'isi yose sindi umuhanuzi w'umunyarwanda mvumye umwuka wose udaturutse ku Mana uza usatira profete mu izina rya Yesu Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi muri mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane. Turagarutse turi mu mashimwe n'ubundi kuko twongeye guhura duhumwe ku mwuka w'abazima. Umuntu bita byukura bagirane ngira ngo iryo ni rimwe mu mazina ari kuri buri page ya buri kinyamakuru cyose dufite. Samudakizemo agaki Prophète Noheli official Prophète utamwise Prophète yavuze ko atabikunda umuntu utamwita Prophète ariko nandivuze byukura bagirane ni iki byukura bagirana n'indirimbo ye nakabyinirira ni AKA ubwo Prophète ni Noheli byukura bagirane ni AKA Yesu ashimwe wambara ibikomo Yesu ahimbazwe oya ntago iby'amadini hano ntago ndi umwadepe Yesu ashimwe rata mu Yesu ahimbazwe umeze neza turashima Imana turamahoro Imana iracyakurinze ndashimira Imana iracyandinze iracyari kumwe nanjye yego ni Imana yo kwizerwa no kwiringirwa niyo yonyine ivuga bikaba yategeka bigakomera urugendo rugezeye urugendo nuko urugendo rurakomeje mu rugendo rurakomeje muririmbyi yaravuze ngo wima amatwi biguca intege wibwire ko Yesu yanesheje urugendo rurakomeje muririmbyi yaravuga ngo umusaraba niwe bendera ryacu abakijijwe twemeye n'isoni zawo kuko niwe utuneshereza mu rugendo nyine urabizi ibyago n'amakuba ntibijya bibura ariko Uwiteka dukiza muri byose akaturinda nuko umuntu wese uri kubona Noheli mu gakote keza cyane mu ibana umusirimu mbega umuntu wese uri kukubona n'uburyo arasanga kubona arabona ko Noheli yacitse intege oya yacitse intege gute kandi nambaye neza kandi dayimoni igisuzugura icwa no kwambara ukaberwa yego wamwisha ariko umuntu ashobora kuvuga ati bitewe n'ibintu amaze iminsi mu mbuga nkoranyambaga biragaragara ko Noheli rwose none ashaka kuba yavuye kwizima akabaje kubwira abantu ko
rwose ibyo yari arimo abivuyemo. nabivuyemo se nige nabyisizemo wabinsizemo nambwira ngo bivemo nzabivamo. Uzabivamo. Yego naraye mbonye impeta. Yego waguze. Ubwo niyo mpamvu nari nkubaje ngo urugendo rurakomeje, n'urugendo rw'iyerekwa rw'iby'Imana yakubwiye rurakomeje, kubera ko abantu bagiye bagira ngo nagatwika, ariko ndabona bya bintu biri bizaba banaseriye bumirwe. Hagati yuko ngira icyo ngusobanurira ku bijyanye n'iyo metumbajije no ku bindi, ndi umukristo nkunda gusenga. Yego. Reka tubanze twiragiza Imana, kuko ibintu byose ukoze utirageje Imana biba expired cyangwa se bipfa ubusa, biba biri hasi. Uri ibyiringiro bizima, uri isambu itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru, ubereye maso abagutegereje kandi abagushakana umwete bazakubona. Uri Alpha, uri Omega, uri itangiriro ndetse ukaba n'iherezo. Mana, kuva na kera wabanye nanjye, ugendana nanjye ndi uruhinja, kugeza n'izi saha uracyandinze. Sengeye buri muntu wese uduteza amatwi muri iki kiganiro kuri izi televiziyo zitandukanye, umuntu uteza amatwi Impanuro TV umuha umugisha, umuntu uteza amatwi Urugendo TV umuha umugisha, n'izindi mbuga zose turi kumwe hano uziha umugisha. Mana rero ukomeze ushyirwe hejuru, ngweretse abanyamakuru ngo umwuka wera basange mu byo bambaza byose abane nabo, kandi nanjye umwuka wera nsange mu byo ngiye gusubiza hano. Isi yose aho iherereye ikomeze kumva inyuzwe n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'ibiganiro tugiye kuvuga. Niko dusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda gukomeze kukiturindiramo, ugihe amahoro n'umutekano, cyane ko n'ubundi urimo, ariko ukomeze uganze ku buzima bw'iki gihugu natwe twese mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yego. Nuko ikibazo nari nkubajije nti abantu benshi ibi bintu nyamara biraza kugenda bibatungura umunsi ku munsi, bigenda bifata indi sura nshya. Impeta yo ije gutije mu iyerekwa ryayo cyangwa n'ugushyira mu bikorwa ubuhanuzi Imana yaguha? Ejo bundi narasenze, abantu banteye imijugujugu, abantu baravanga ngo ndi umugome, bandi banyita amazina bashaka, abandi baravanga ngo ntacyo nzimarira, abandi baravanga ngo naho uzagera. Ariko mbibutse neza ko umuntu nakubwira ngo naho uzagera, ujye umwibutsa ko naho ugeze atabigezemo uruhare kugira ngo uhagere. Mbere na mbere Imana mu buzima bwanjye, ibindi bizaza nyuma. Narasenze, Imana irambwira ngo ninjye twavuganye, irambwira ngo ese mwana wanjye tuvugana hari umuntu wari uhari? Ndavuga ngo hoya. Ese mwana wanjye nkubwira ko nzi Imana iri kumwe nawe, hari uwo nagishije inama kugira ngo nzi nkwereke iyerekwa? Ndangije ndayibwira ngo ntawe. Irambwira ngo uko nta muntu n'umwe nigeze ngisha inama ngo nze mvugane nawe, ni nako ndi Imana igarutse ku buzima bwawe. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo genda ujye mu mujyi, ujye kugura impeta ya fiançaye uyizane, uyisengere. Abantu bakwise umusazi uyinyuze kuri kamera nk'uko bakwise umusazi, kubera ko n'ibizambere wabinyujije kuri kamera. Usengere impeta, ugende uyishyire mu rugo ku kabati. Buri uko uzajya uva mu materaniro cyangwa se uva gusenga, uzajya ubwira iyi mpeta ngo Mana, yego nzajya mbwira Imana ngo Mana, iyi mpeta niwe wambwiye ngo njye kuyigura. Iyi mpeta nkeneye urutoki ruzajya muri iyi mpeta rukayambara. Imana irambya ngo nzagukorera ubukwe. Ese ubundi waba utari umupagane, waba udafite amaso y'umwuka, ubona ndi umusore mubi utashaka umugore mwiza, ese ubona ntazakora ubukwe? Uzabukora, ariko ngo nzakora ubukwe buzahuruza amahanga. Ndavugana n'isi ko Noheli atari umusore w'ikimuga utazigera ushaka ubukwe. Ndavugana n'isi n'amahanga yose ko Noheli, je suis prophète byukura bagirane Noheli, yego ko ari umuhanuzi uzagira urugo rwiza kandi byiza byose biba mu gakiza k'Uwiteka nzabihabwa. Niyo mpamvu nje kubwira abantu ngo no comment, nimutereho ibibazo, nimugire ikindi murenzaho. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwanjye kigiye gusohora. Nuko nagenzana impeta ubiri mu rugo, impeta iri mu rugo. Buri ko nsohotse ngiye kwambara inkweto mbwira Imana kuko natibagiye kwambara isogisi, ni nako natibagiye kwiriya mpeta wambwiye ngo nyigure nyishyire hariya. Imana twavuganye, nkavugana nayo nta muntu uhari, nta mama, nta data, nta murumuna wanjye, nta mukuru wanjye uhari. Niyo mpora nishyuza ko nkibwira ngo kuki wambwiye impeta ukambwira urugo bimeze bite.
icyo ndakigushubije. yego ubwo by'iyo mpeta abantu barabibonye iby'impeta nibiveho rero kuko icyatumye nguhamagara cyane kurenza ibindi bintu byose ubundi warubizi ko nyuma yuko dukora kiriya kiganiro uri gusobanura nyuma yaho twari ngira ngo ikiganiro cya nyuma twagikoze turi kumwe na Ama-G The Black. Uyu munsi hari amajwi ari hanze yatumye ibintu byawe bimeze nkaho byongera gufata umuvuduko uri hejuru. Ayo ni amajwi y'umuhanuzi Nibishaka Theogene n'ubundi nawe usanzwe ari umusitari kuri social media ngira ngo muri mu gisata cya gospel. Amajwi hari ijambo koresheje ritari ryiza ngo ni umusitari. Ntabwo ari umusitari arazwi buretse gato ntabwo ari umusitari. Nanjye wicara imbere y'abantu sindi umusitari. Umusitari ni Yesu. Umusitari ni Yesu wamennye amaraso ku musaraba. Ubwo reka dukoreshe n'imvugo arazwi mu bantu. Yego. Arazwi ariko yukoresheje iryo jambo. Yego. Ngira ngo abantu nabo barabyumva barabimenya kuko iyo tuvuze umusitari ni umuntu buzwi cyane bitewe na social media. Yego. Cyangwa se bivuye ku bikorwa ko urashaka kuba uri umuhanzi, uri umunyamakuru, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi, ukina filme, byose bishobora gutuma umenyekana. Reka twiyizire kuri ariya majwi. Yego. Ariya majwi bamwe bari kuvuga ngo hari uburyo we na Nibishaka mushobora kuba mukomunikana, uri akaba ari umupangu mwapanze. Ni nyuma yuko mu minsi ishize ntago uriya mugabo ntago natinya kuvuga ko mutigeze mu minsi ishize mutavugaga rumwe. Wagiye ukora ibiganiro bigiye bitandukanye bigaragara ko utemeranya nawe, utemera ubuhanuzi bwe. Nyuma twongera kumva amajwi bamwe bavuze ko ari agakino muri gukina, ari umupangu, ari ukugutiza umurindi mu rugendo rwawe wari urimo. Naheriye nkubaza ngo urugendo rwawe rugeze he. Ndagira ngo usobanure kuri ariya majwi n'ikiganiro mwari muri kugirana kugira ngo hohereze ariya majwi. Ngira ngo Nibishaka kuva yafungurwa nari ntarahura nawe ngo nganire nawe twicara n'iminota irenze 2. Nibishaka ni umuntu tutigeze tuvuga rumwe bitewe n'ubuhanuzi yari yarazanye bukakaye muri iyi mihanda. Ndavuga nturasa umuhanuzi w'Imana. Ariko buriya uko ugenda usenga Imana igenda kwemeza umuntu cyangwa se guhuza n'abantu. Yego. Nibishaka numwe mu bantu bavuze ngo Noheli bagiye kumukubita umuhini agwe mu majipo y'abagore. Ari nabwo yavuga ngo Pasiteri Claude urugo rwe nta misi nduhaye Juste bikakubayeho. Ari nabwo yavugaga ati Ezekiyeli wowe ugiye gusara werekeza epfiriye. Ndangije kuva uwo munsi nibwo natangiye gushwana na Nibishaka murwanya. None umbajije amajwi ngo ni gute iriya saga twayibonye yawe utemeranye nawe, nyuma dutangira kubona amajwi abantu baraza kugira ngo ibi bintu bajye babona muri social media. Njewe nyimara gushira iyerekwa ryanjye hanze kugira ngo abantu bamenye n'ukuri, bajye bamenya n'ikibuga turi gukiniramo icyari cyo. Kandi abantu bitonde bamenye uko bavuga ibintu n'uko babitwara. Erega ntago mageragere iri kure ni munsi y'umuharuro. Nje nkunda kubibwira abantu babimenye. Nje nzavuga ibintu nzasubiramo ndi kubibwira abanyarwanda, ndi kubibwira isi yose. Icyo umuntu atambwiye si cyo nzavuga icyo umuntu yambwiye. Nari nibereye mu rugo nk'umuntu witegura kuba umupapa cyangwa se witegura kuzubaka urugo. Ko Imana ije kugukorera ubukwe. Rwose niyambariye ikabutura ya siporo maze gukora utuntu tw'udusiporo mu rugo, nduhutse maze kurya nicaye ku buriri. Mbona audio ya Nibishaka Theogene ingezeho ivuga ngo Noheli muhungu wanjye. Kwanza baranayumvishije batogose ubwonko. N'ibindi wenda sinafa kubyibuka bura sindi memory card cyangwa computer n'akantu ko kubenura ari nako abantu batinze cyane. Nibishaka yaravuze ngo benura biraterwa naho yavukiye n'ikinyarwanda cyiwe. Umuntu uva mu majaruguru n'umuntu mu majyepfo, hari n'abantu bavuga ngo washi, mvuze washi ni wamenye ibyo nshatse kuvuga. Kubenura wasanga yarabivuze mu kinyarwanda cy'iwabo. Yego. Cyaho yavukiye, cyaho yakuriye.
nkanjye ushobora kukubwira ngo washi bitewe naho navukiye naho nakuriye cyangwa avuga ngo kera ntabwo nari nzi ijambo ngo ahazaza cyangwa se ahahise nabimenye ngeze hehe i Kigali nize amashuri 6 yonyine 6 ya primaire umurusha 3 ajya avuga ko yize 3 mu bwenge bwanjye naho Imana ingejeje ni murindi Imana ntije mu bihe ndimo bitoroshye muri uru rugendo mu byukuri ndahura na bagihanda ndahura na babwihebe ndahura na baporoni ndahura n'abankubita imijugujugu ariko nizeye ijambo Imana yavuganye nanjye kizandinda nukuri ko Imana yampamagaye Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera irebera impfubyi n'abapfakazi iyabanye nanjye mu nda ya mama agapfa akanshyira ku isi agahita acaho ntabwo izemera ko nzagwa imbere y'abafilisitiya batemera Imana rurema impamvu ni iyi yego njye nibishaka kimara kumiyodone singira ubwoba mu mutima wanjye ndavuga umuntu wandwanyije umuntu wamvuzeho kuri audio arayohereza ndayumva ndavuga umuntu wandwanyije umuntu wangengeje ni gute ashaka kunyereka ko nshyigikiye cyangwa ashaka kunyereka ko iyerekwa ryanjye Imana yamaye ishyigikiye yego ubu nta bindi bintu byihishe inyuma yeye wadiye umugabo nawe yavuze ko yayikohereje agira ngo arebe ko mwababariranye ndangije ndavuga iyi wadiyo sindi buyikine mfite urugamba ndi kwirwanira kandi umuntu nyihereza mbwati dore kana ko mwarwanyaga mwemera mu banyamakuru bose muziranye kuki wahisemo kuyiha boretse gatoya none se we yayihakanye ko atariye ntiyayemeye yayemeye anasaba imbabazi rero audio nibwo Korode yayihabwaga amaze kuyibona ariko mbere yuko nyimuha boretse nibishaka wubwe wamusubije iki naramubwiye ati urakoze papa muhaka twatumenyetso tubiri tuba twibiganza yego twagurye aranyihorera ariko kuba yaravuze muri audio yamaye harimo ngo batogosa ubwonko yego benura mutikure wenda kurongora mu kinyarwanda wababyita gutikura cyangwa se babyita n'ibintu bitewe naho yavukiye nge ntago njya nibasira umuntu kuko twese ntago twavukiye ahantu hamwe ntago ujya mva umuntu avanga icyo ahubwo ngo avuge ngo icyo nicyo ico ngo nico bitewe naho yagize gute yavukiye rero abantu nibareba ngo kuba yaravuze ngo mutikure mubenure basaze batogosa ubwonko ngo barebe ko ngo bagire ngo nibishaka turakorana cyangwa se niwangiriye imbabazi ni muhezo kugira ngo anyagiserere mwiyerekwa ariko yarakwagisereye ntabwo anyagisereye kuko yaranyagisereye yari kuba yaranyagisereye mbere yuko ubuhanuzi butambuka ahubwo icyo nshaka kubwira abantu ni iki Korode we namwumvishije audio nambwa ni dore audio umuhanuza amaye bemera arayumva ngo ntiza arayumva mu nyuma natunguwe no kujya kumva nkumva audio iri hanze numva audio iri hanze numva Korode arimo arayikina amajwi ayivugaho ibyo se nabyo byazaje by'amatiku ngende kwitegura kuba Imana izangira umupapa vuba ahangaha yego ariko mu byukuri icyo ngira ngo ntangariza isi ntangariza abankunda ntangariza abari kunsengera ntangariza abantu bishimiye ko Imana izankorera ubukwe kandi nzabukora nta na rimwe nta divorce nakoze ubu Imana yabiri gukorera abantu bakoze divorce ubukwe ikaba ari gukorera abantu bashenye rimwe kabiri gatatu bafite abana njye utarabyara ninjye wabura n'abapagane ninjye Imana yabara gukorera ubukwe izabukora ndangije audio rwose ibyayo mwagombaga kumbaza kuri audio nibyo ngibyo ubushuti bwawe na nibishaka buhagaze gute mubano wawe nawe mubano ukora icyakora namubabariye bitewe nuko Noheli muhungu wawe Bibiliya buretse gatoya Noheli muhungu wawe wenda shaka kuvuga ati kwa Noheli twashwanye tugashwana mu bihe bya kera kankoreshira ijambo kandi uri mugabo arananduta uri umuntu byaye rimwe kabiri gatatu uri umusore nta nari murabyara no mu myaka kuruta kuba yanyita umuhungu we ntago ari ibintu bikomeye ubu se kunyita unyisa umuhungu wawe nabyimbagana kandi udusha imyaka aya ntago ubwirwa n'iki ko nkuruta urabizi neza imyaka nk'iki imyaka ni imibare byihorera imyaka myinshi cyane nari umufana wawe mba mu cyaro imyaka myinshi we ngiye kuri social media ejo bundi rero abakunzi ba Prophète byukora bagirana Noheli ndabasaba ibintu bibiri ntabwo ndi umugome
ntabwo ndi umwicanyi ntabwo ndi umunyamabi ku buryo mutansengera n'abanyamakuru muri gukina video zanjye mugenda muzihererekanya zahashize kandi narababwiye ngo kugira ngo utindurira muri iyo televiziyo kuko iyo utindurira muri iyo televiziyo birangira ugonze narabwiye mutinde mureba ese Noheli waguye mu ntege nkeya zahashize tugacukumbura ibyo tukabizana yarafite ibikomere ntago tubitonyoye byari byaromye kuguma kurebeza video abantu bazikina nukuntera igikomere Imana yarambwiye ngo ndapfusha abantu bagaseka bo bapfusha bakagira gute bakarira niba mu byukuri naraguye mu ntege nke nkazemera nkanazihana nkazibabarirwa ni gute abantu badashaka ko bansura ahubwo ngo bampamagare bambwa ati umwana nubwo wanyuze gutyo ukanyura muri inzira ukanyuza ubuhanuzi ahangaha ndetse akajya n'ibikuvumbukaho bijye bigenda gutyo gutaha Imana ni kugaragaraho cyangwa ni kwiyereka ahubwo niyo bari kuba bambere gutiza Satani umurindi wo kugira ngo profete byukura bagirane Noheli asare ayagare atumutwe ejo mwana kumva ngo umuntu yiyahuye kubera iki feedback z'abana ari kwakira kandi ngo nabarokore ese imbabazi z'Imana niba zitakiriho niba zarashize no mu rusengero muvuga abantu barimo basohoke bashiremo bagende no ibintu uri kumva n'amagambo uri kumva bishobora gutuma wiyahura ndakubwiza ukuri niba umuntu akwita igitera umuntu akakwita imbwa umuntu akakwita umuserebanya umuntu akavuga ati kagwa muri Nyabarongo hari unumvisha mbya ngo ndakajya muri Nyabarongo ntabwo shaka kumuvugaho ihangane komera reka nkubwire mwana nukuri kw'Imana ibintu ndimo nabona ngaha ni ibintu bikomeye nibaza umuntu muzima akakubwira ati kajya muri Nyabarongo ihangane ni ibintu bikomeye ko umuntu yakubwira ati kajya muri Nyabarongo umuntu w'ikiremwa umuntu utagira indangagaciro za Gikristo Pore komera Imana bigaragariza komera guta umuntu ufite indangagaciro za Gikristo umuntu bagakwiye kukomera ko ati mwene data niba waranaraje basi iyo nibutse hano Imana yankwe n'ubuzima ngezemo n'abantu bari kurwanya ukuntu Imana igiye kungirira neza ntabwo ntabona icyo nakubwira gusa abantu bose bari gutangira kuzana hahise hawe ati abantu bakajya kuzana tumuzi ku muhanda abantu bakajya kuzana Noheli ari mu tubyina ari kumwe n'abakobwa birafasha iki abantu birafasha iki imitima y'abanyarwanda birafasha iki imitima y'abadiaspora n'abantu bari ku isi yose bankurikiranye ntabwo ndi faraho ku buryo nabayahakahebwe ku buryo Imana itangirira neza ntabwo ndi umusore mubi ku buryo Imana itanamaye uwo nifuza cyangwa se uwo yanyeretse ku buryo nabihinduye nk'uko abantu bavanga igiye kubihindura ku buryo Imana itankorera ubukwe ngo impereze impeta ngira narayiguze none ahangaha nkabirije abadayimoni nabo bakoreramo nabo batekereza nzambara impeta muri iki kiganza cyanjye kandi nzaba umugabo wo guhamya ibya Kristo n'umugabo wo guhamya ibyanjye mu rugo rwanjye haba ubuserika usanga wakarengeye umuntu ari umumaze ho kugira ngo umushumba aza gusanga kugira inama ni uri kukubwira ati kagwa muri toilette yo komera disi wowe uravuze ati ibihurimo ubaye waragiye no mu ntege nke abagakwiye kukomora niba bari gushaka ahubwo kugusunikiriza muri bwa buzima bubi niba umuntu ari kuguma kuzana video yahahise hano hera mu kabari akaguma kuyikina buri munsi akaguma kuyihereza abantu akaguma kuyipostinga Yesu ijambo rivuga ngo nimubona ikizira cyamaze kwinjira hera muzararame murebe mu ijuru musenge ese reka nkubaza mu babo bantu bose bari kuvuga ngo na Terese nagize gute ndusha Salomo yarongoye abagore 1,000 nje nta nubwo ndarongora abagore 3 n'uyu wa mbere wisezerana Imana igiye kuzama yanyeretse mu mwuka nana byanga zabyihorera kuko Imana izagira gute ntabwo nzapfa ndi umusore ariko abantu bareke kumbwira ngo ndakagwa muri toilette bamwe bari guca ibibando ngo Noheli ngo ryama ngo ngako kabuno ka abantu batagira no kwiyuba ugasanga umuntu uri murabivuga ni umuntu uvuga ngo nimwumva uko Imana ivuze ni umuntu ufite indirimbo za gospel music mu byukuri bakunzi b'urugendo bakunzi ba Prophet Noheli official bakunzi b'imanuro n'ahandi hose bakunzi ba Rwanda Gospel Show mu Rwanda no mu mahanga icyo nababwira abantu bose mubonye bicana kuri kamera suko ari abantu batumwe n'Imana ariko irimbabwiye ndi kubwira Imana ngo nizica gasuzugura uyu mwaka ku buzima bwanjye yiheshe icyubahiro ku buzima bw'abantu no kubona uri gukandagirwa cyangwa abantu bari kugenda bazana ayo mavideo nahise hawe
ari abarokore abo musengana abo mwabanye mu butayu bikaba bitari gukorwa n'ababandi mwita abapagani ibi byo byaguhaye iyihe sura mu bo mugendana cyangwa se ikibabaje nuko bamwe mu bazanye amavideo yanjye yego ari nabo ubwabo ugiye kwa Mutangana Nyabugogo wabasangayo bamwe mu bandwanya ni bamwe birirwa bampamagara bandi coding uko bwije nuko bukeye nkumva ijwi ryanjye bari kinye mu kiganiro batabinsabiye uburenganzira ariko icyo nshimira Imana hari ijambo riboneka hano muri Nahumu mbanze nzisomera abantu bamenye ko Imana itanakaje bamenye ko nyiriho ubutabazi bw'Imana ijambo riboneka muri Nahumu igice cya mbere ibice 2 umurongo wa mbere Bibiri iravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe yose kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho hari umunyabibi utsembweho ku buzima bwanjye yego Bibiri iravuga ngo Yuda we ntabwo ari Yuda uri kubwirwa Noheli we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe yose kuko umunyabibi yatsembweho atazongera kunyura mu nzira zawe atazongera kunyura iwawe ibitari bifite amatwi ndumva Imana igiye kubiteraho amatwi kugira ngo byumve kugira neza kw'Imana biceceke akanwa k'intare kose Imana igiye kukabumba iminwa ijambo rikavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya n'abiyitirira Imana itabarimo kandi hari ijambo rivuga ngo imbwa ntabwo zizongera kubamukera Yesu yaravuze ngo mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode ngo data arakora nanjye ndakora ndavugana n'ingunzu ziza kunca intege ndavugana n'abadayimoni ndavugana n'abavuga ko navangiwe ndavugana n'ibivuga ko natazigera nubaka nzaba umugabo bararwana bantsikamira ariko ndarwana nzamuka nk'umuntu uri muri Kristo Yesu Amen, amen, amen. Nuko urakoze kubisobanuro byiza umpaye ariko buriya abantu badukurikira rimwe mu bantu bakurikira social media na abantu bacukumbura utuntu turi hirya no hino nabibonye kuri aya majwi ya profete nibishaka bari kugenda babaza ibintu byinshi aya majwi ubundi nyirizina wenda reka ari naho mbaza ikibazo gisa nk'ikitujyana ku musozo kuko uyu munsi nta bintu byinshi ndibikubaze ibyo nakubazaga wabisubije aya majwi umuntu yakibaza ngo yageze kuri Claude gute kuko nibishaka nawe namubajije yageze kuri Noheli gute nge ndakubwiye ko ndi umukristo ndakijije yego yaba nakijijwe ntabwo ari amaudio mwagiye mumbaza ngo ayo maudio nayawe uri mu kabari yego kukina yemeye se nemera ko imbabazi z'Imana zihora yego mvugisha ukuri ngewe Noheli mu buzima bwanjye nka profete byukura bagirana Noheli iyo kugira ngo umuntu akire indwara arayirata video cyangwa se audio nibishaka yanyoherereje yego nayumvishije Pastor Claude araseka uyimwoherereje cyangwa narayimwumvishije gutya duhagararanye araseka arambwira ngo yinyoherereze ndayimuha ngira ngo nukugira ngo ayumve ariko ntabwo yambwije ukuri ngambwiye ngo ngiye kuyikoresha mu kiganiro bidaciye kabiri numva audio hehe mu kiganiro nibishaka ntiyamamagara bitewe na gahunda ze n'impamvu yashaka kugeraho ziwe n'impamvu yatumye audio ntabwo nyizi hari ibyo yashakaga ubwo ngubwo we kuko ngewe icyo nkeneye niki sinyeneye kwita kuko yavuze ngo batogose sinyeneye kwita ngo yavuze ngo batikure sinyeneye kwita ngo yavuze ngo benura nabisobanuye bitewe n'umuntu ahantu yakuriye naho yabaye naho yize naho yaciye n'ikinyarwanda kiwabo umuntu arabyemerewe gukoresha imvugo ziwashaka abumva ko ari imvugo nyandagazi ni mu mubabarire cyangwa se azaza bagire gute yabisabye imbabazi Imana ishimye ko yabisabiye iki imbabazi ariko ndabwira abantu baduhanze amaso mubasha kureba ikihagaze ikicariye umuntu ariko ntago mubasha kureba ikimwicayemo umuntu mwebwe mubasha kureba igihagaze hejuru y'umuntu ariko ikicaye mu muntu ntago mukireba kandi ikicaye mu muntu nicyo gifite imbaraga kurusha ikimuhagaze hejuru mwibagirwa heza
reka nkubwire ikintu nize ku bantu. Umuntu akwanga mu kwa mbere, mu kwa kabiri akagukunda. Umuntu akwanga mu kwa gatatu, mu kwa kane akakwemera. Aho umuntu agejeje umunsi agukunda ni na hejuru yarenza kwanga. Abantu bakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati, ni nabo bamuhindukiranye Sawuli yenda kumutera icumu. Abantu bareba akantu gato y'umuntu yakoze kabi, bakavuga ngo napfe niyicwe, ni umugome, ni umutindi, ntacyo azageraho, ariko bakibagirwa ikintu cyiza umuntu yakoze. Mwe guha agaciro iki umuntu yakoze, muha agaciro ni icyiza yigeze gukora mu buzima bwe. Bizarushaho kugira gute kubageza mu rurembo rw'umurwa witwa Siyoni. Kandi turamutse tujonjoye mu mivugire yacu abantu bari hano hanze, twasanga twese dukora ibyaha, ahubwo tubeshejweho n'ijambo rivuga ngo Mana tubabarire. Yego nibyo bitubeshejeho cyane. Ngira ngo Nohe ntago nabura kugushimira kubera ko hari ibyo ubuje gusobanura kandi abantu bakeneye kumva, ariko abantu benshi bakomeje n'ubundi kuvuga ngo ese mwabantu mwe mwarekeye aho kukomeza gusonga mama Pasiteri Madamu Asiya. Jewe Yego icyo nabwira abantu nanabatangariza, ntabwo nzongera kugaruka kuri kamera kwirirwa mvuga ngo mama Pasiteri ngo iki. Yerekwa ryaratambutse ryamugezeho. Igihari ni iki? Ni ugusenga kugira ngo Imana ibyo yavuganye nanjye zabisohoze. Kandi Imana niyo itanga, ni nayo igira gute, ni nayo yiyima umuntu. Yivuze ngo ndaguhaye nawe utera amahane, yivuze ngo nari narakwemeye ariko ndakwambuye, niyo ibikora. Urugero, Imana irakubwira ngo nguhaye umwana, nzaguha umwana w'umuhungu, ukajya kwa muganga kuki upfa se, kuki umwana ari igihe uva yapfuye. Ni Imana yica ikanakiza, ni Imana ivuga ngo ndaguhaye, ariko ni Imana ishobora kukwambura ibyo yaguhaye. Yego None se kuki wambika umudamu impeta mu kabana ejo agahita apfa? Bivuze ngo ivu mu ivu, igitaka mu gitaka, ubugingo mu ijuru. Ni Imana ndi gusenga, nibareke bategereze, tubitega amaso dusenge. Ubuhanuzi bwanjye Imana yamaye nibusohora bazapfashe gushima, nibutanasohora ubwo Imana izabifite uko yabikoze. Ibyo bintu byo kungwa mu kiganiro narabibiyamye, ariko biragenda se ndashima Imana. Uyu numubarize hano bari ikibazo ushaka kukubaza, si ngombwa ko ujya muri frame. Yego ikibazo kimushaka kubaza kimubaza. Hari ikibazo nshaka kubaza. Ubuhanuzi bwawe warabuhanuye kandi uvuga ko ari Imana yabikubwiye. Ni Imana. Nimba ari Imana yabikubwiye rero wirebera kuri comment z'abantu, sibyo? Kandi ikindi kintu ngira ngo mbwira abantu, wenda ari nacyo ngiye kukubwira kuri kamera, si ngombwa yuko abantu mwirirwa muvuga ngo Noheli ngo ntago yashakana n'uwo yavuze ko Imana yamuhuzana. Egera hino ndumva uri kuvuga neza. Kuko impamvu gakire mbivuze. Yego Mwejo bundi nakoze ikiganiro kirimo amakosa, ndi umukozi w'Imana, abantu benshi barabingayira. Nakoze ikiganiro uwitwa Dorimbogo amagaze hejuru nka kuriya. Kandi ku muntu nka profete usenga Imana, kugira ngo umuntu azamagarere hejuru nkaho ndi gukina comedy kandi ndi kubwira abantu iby'Imana igiye gukora, ni amakosa. Icyo navugaga, abantu tujye twagura ibitekerezo dukore mu bwonko. Ibintu Noheli yavuze yuko ari Imana yabimubwiye. Twese ntitwubaha Imana se? Tuzi yuko Imana yagiye ifata abantu ikabakura ku cyavu ikabicazanya n'ibikomangoma. Imana yajyaga igenda igafata nk'umuntu ikamushyingira ibwami, sibyo se? Ibyo rero kuba wenda Imana yaramubwiye ngo agiye gushakana na Madamu Asiya, it's okay, ni ibintu bisanzwe nimba ari Imana yavuze. Ikibi byaba ari uko ari Noheli we wabyibwiye ubwe nyine akabyishyiramo tu. Ariko abantu murekeraho kuvuga ngo ntaguri yaberanye n'uriya, ntaguri yaberanye n'uriya. Ni nkuko nanjye Imana yamfata, urugero ntarashaka, ikajya kunkingirana n'umukobwa wa Putin. Si urugero se? Sibyo se? Wa Putin. Cyangwa se Imana ikamfata wenda nk'umukuru w'igihugu nyakubahwa His Excellency, Imana ikankingira umukobwa we. Bigaragara ari Imana yavuze. Imana yavuze itegeka n'inyanja igacikamo kabiri, sibyo? Sasa rero ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe. Abantu bandika comment abenshi nababa bari mu mubiri. Nimba ariyo yavuze nibayireke izicira inzira, ariko nimba atariyo yavuze nibabitega igihe Imana izasobanura ibintu. Je ndumva ariyo point. Niyo mpamvu abantu batigeze banaza babona wenda nza gutangaho conclusion kuri ibintu bya Noheli birimo biravugwa. Nimba ari Imana yavuze, nge ndayubaha, nyiha agaciro. Ni Imana yamfashe ngewe ubwanjye. Wa muntu abantu bavuga ngo uriya ngo nta kintu yageraho.
uyu munsi mpa agaciro isi yose ababashije kumenya baranyubaha so ibonye ubu noneho ko ndimo ndanakina amafilime yego uyu munsi izina mfite rero benshi ntabwo bari expectingaga nimba ariyo yavuze rero komera kandi ntiwongere kucogozwa n'abantu ariko nimba atariyo yavuze uzace bugufi uyisaba Imana imbabazi mu mutima wawe sinangombwa kuza kuzisaba kuri kamera sibyo se cyangwa nibi nabangombwa uzazuzisabe kuri kamera ariko ibyo ni ibintu bisanzwe rero ni icyo kintu nari ngiye kuvugaho ibindi byo nzagaruka hano ku rugendo mfite byinshi ndashaka kuza nka togota yego ndashaka kuza nka togota ahubwo abantu mba munkumbuye mumbwire muti welcome yego Karabo arakoze cyane kuri ku gitekerezo cye nohe wena turi kugana ku musozo ati ngiye mpagaritse gukora ibiganiro ngiye gufata umwanya wo gusenga ubundi gusengera icyo Imana yambwiye kizasohora mu by'ukuri ngiye nkunda kubwira abantu ibi bintu ntabaga Imana igiye kunyuzamo yivuze ngo ngiye gutabara Gakire cyangwa se Pasi n'abandi ntabaga Imana ibanza kugisha inama umuntu kandi n'abari kunyaturaho ngo nzabona ishyano namwe icyo nkundira Imana n'ijye rya ruswa bizarangira muri bonye yego rero icyo nababwira ni iki mutuze umutima Imana niyo yavuze dusenge twizere Imana ko ishobora byose kuko nge ndayizeye iyantumye mu mujyi ndayizi iyantumye kuri kamera ngo nze mvuge ibi ngibi ndayizi n'Imana itabasha kubeshya n'Imana itarya ruswa kandi abantu bajye bamenya ko Imana ese ubundi iyo murebye mubona nta bukwe nzakora ariko nohe ese iyo murebye mubona ndi umusore mubi birasobanutse pe ni mutuze rero Imana itarakora iminsi igiye kubirangiza nohe hari urabizi nari nyarutse hirya gatoya hari gatoya ikintu nge nagize ikibazo cyane bijyanye n'icyo kuki wari uri kunumvisha waganiriye uvuga ko Claude ari umugome ashaka gufungisha ndetse bijyanye nuko ari amajwi yashyize hanze bimeze bite ubundi urambwiye ngo uvuga ko Claude ari kugutambamira ashaka kuba hari ikintu kibi yagukora kugira ngo agufungishe kubwari amajwi yashyize hanze no cyexpresezemo ibintu kubera icyo avuze ati Claude ni umugome umwirinde umwitondere usa nkaho avuga gutyo muri ubwo buryo mbibwira nde ni ikiganiro kimwe kiri ahantu muri ubwo buryo ariko twere kubitindaho cyane wowe none se ubundi reka nkubaze kuki umuntu we yifata akavuga ngo bicaye bacura umugambi yego kandi Imana mu biganiro byose nakoze yego ni ahantu higeze haboneka ko niciye ngo ncura umugambi niba umuntu ari kwifata akajya kuri kamera akavuga ati kanaka bacuza umugambi wo kugira ngo basaze urugo rwa kanaka mbifitemo iyihe nyungu ko nta zina riremereye mfite mbifitemo iyihe nyungu nta nzu ngira nta modoka ngira mu mujyi wa Kigali niyihe nyungu mbifitemo mu by'ukuri ntaca mfite ziremereye nk'izi zanyu mbifitemo iyihe nyungu nta nyungu n'imwe mbifitemo nibishaka nabisobanuye ushaka kunsubiza inyuma nabisobanuriye Gakire n'abanyarwanda badukurikiranye n'abadiaspora bifuza nibishaka na Claude ntabwo nzikeneye kuzijyamo ubwo bafite ibyo bapfa icyo ndeba ni igiki ndi kureba ku Imana yavuganye nanjye nicyo ndi gusengera hanyuma impamvu nabivuze ni ikiganiro kimwe numvishije ngo iriya ngegera ahubwo yego kuki badafata ingegera ngo bazifunge ni gute umuntu umukozi w'Imana avuga ngo ni gute badafata ingegera ngo bazifunge mu by'ukuri turabakozi Imana kutudushya muri kinyabupfura ariko nohe uvuze ikinyabupfura kandi mu biganiro tumaze iminsi dukora commentaire nyinshi zigushinza kuba discipline yawe yaba ari nkeya cyane mu buryo genda usobanura ibintu ndetse no kudefanda ibintu rekera ngo kunje ndi ntungane mu mbabare discipline nye narangaje nkorana mu biganiro nibyo nagaragaje yego hari ikindi nyuma y'imbabazi hari undi rubanza Imana imbabare nabo bambabarire kuri discipline nye ubwo uyu munsi ngiye kugira discipline ugiye kugira discipline yego aha Noheli mushyashya Noheli ushaka kubaka urugo Noheli ushaka guhindura ubuzima Noheli ushaka guhindura icyerekezo kivuga butumwa kuko wavuze ati ntabwo ndi umunyedini cyangwa umunyetorero runaka ndi umukristo kandi uzahora uriwe yego nohe muri zino situation hari ibintu wenda kugira ngo tunakureke ugere mu ivuga butumwa ndabona ukomeje hari ibintu byinshi cyane nakubonyeho hari ibyo wavuze ibyo wasobanuye uyu munsi wa none ni cye kintu wicuza kuba warakoze muri no minsi ushaka kuvuga uti kino kintu kiranyigishije kandi nawe gishobora kukwigisha udukurikiye ushaka kumenya icyo nicuza
amamagare kuri 0780 52 90 ni nimero ya Prophète Byukura bagirana Noheli iba kuri WhatsApp. Si n'ubwa mbere ngitanze ku Manuro TV ndetse no n'ahandi hose bagende bayishaka. Ntabaga ibintu byose babivugira ahangaha kuko namaze kumenya ko mageragere ntabwo ari kure ni hano hepfo munsi y'umuharuro rwose. Nohe urumva ikiravuga ati baguhamagare mu makosa nazigera nkora sinzigera nkora ikosa rituma njya gufungwa. Sindafungwa kuva navuka. Yego. Sinzigera nkora ikosa rituma njye imageragere cyangwa njya mu nzego z'umutekano. Ngomba gukorera Imana nka Prophète, nubaha Imana, upinga ubuhanuzi bwanjye akabupinga, ubwemera akabwemera, udashaka ubwemera subscribe yawe ukayireka ntunagifungure telefone yawe, ufite uburenganzira rwose. Gusa ndabizi neza ko Bibiri iravuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Nta mukiza muri kimwe, nta mukiza muri bibiri, ahubwo ni muri byose. Nohe hari ikintu nabonye cyakwiye hano hatandukanye, bamwe bo mwagiye mukorana ivugabutumwa ndetse n'abandi batandukanye, cyane cyane bari kuza ngo abakobwa ngo watse ishimisha mubiri ngo abo wagiye utereta bikanga. Yemwe nanjye arabagiye banyandikira ngo mwagiye muhurira hano bavuga ati aravuga iki ni cyo kintu gishobora kwerekana ko Noheli wa kera wahahise uyu Noheli ari mushyashya ari mu byaga. Baca umugani nkajya ngiguye nawo itagira ihembe, iguye nawe itagira ihembe, yapfuye ngo nawe yiryaho, niko bavugara. Yapfuye nawe utayiryaho. Oya iguye nta itagira ihembe, Kinyarwanda cyo nawe utayigera ihembe. Umuntu wese yiteguye kubona Noheli ameze nka rwa rusambo rwitwa Baraba, ariko bibagiwe ko na Baraba yagiriwe imbabazi bakavuga ati mubambe Yesu. Yego. Ariko reka mbabwira ikintu bagomba kumenya. Hano haje bashishi banje ntazi, haje bakuru banje ntazi, haza na data zaza simbizi, na mama wanje azazuka ze dore burejo umuntu azaza. Haje waje avuga ko yateretanaga nanjye no ku Manuro hari wo wakiriye avuga ngo imvugo y'Imana yititiza umwuka w'abadayimoni uhoraho n'umwuka w'Imana ubaho. Icyakora bazabamenyera ku mbuto bera. Naba nanjye naraje nemera intege nke zanjye nzisabira Imana imbabazi, ariko bo ububa niko bavuga ngabonwa n'uhagaze. Vuba ahangaha Imana iraje batwikurura abasigaye bari kwigitirira izina ry'Imana, bari kungendaho kandi Imana yaravuganye nanjye. Muri bino bihe by'urukundo navuga ngo urimo mu mutima wawe, ni cyo kintu cyagukomerekeje cyane ku buryo wavuga ati iki kintu usanze nabivuze. Jya muri Nyabarongo gapfe ryama tugukubita abandi baciye igiti live. Uwitwa Fata Inkoni mwakoranye umurimo w'Imana yazitaguye abazimu bakurimo ngo bahunze. Reka nkubwire ikintu atazi. Ndi umuprofete mu Rwanda no mu mahanga, ndi umuhanuzi w'isi yose, sindi umuhanuzi w'umunyarwanda. Mvumye umwuka wose udaturutse ku Mana uzu usatira Prophète mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana n'ubudahangarwa buri muri njyewe. Ntabwo ndababwiza ukuri, ntabwo imigambi yabo izahama nizanasohora. Imigambi y'abantu bashaka kundwanya bigitirira ngo bari mu buhanuzi, ncecekesheje amajwi yose y'abarozi mu izina rya Yesu. Nje ndi umuhanuzi, nta murozi nta mudayimoni, Satani n'abadayimoni be n'abambari be mbatangariza. Ndakubwiza ukuri kwiyamamagaye ko nta murozi uzigera uninyuka cyangwa umudayimoni. Ndi umuhanuzi. Prophète tuganira numwe mu bantu hano twaganiriye twakoranye ikiganiro, yatubwiye ko umuhanuzi aba yarasizwe. Waba warasigiwe he? Waba warasizwe nande? Warimitswe nande? Ukuntu ijambo rivuga nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, nkweza utaravuka, nkugira umuhanuzi wo guhanurira amahanga. Noneho ntabwo ari u Rwanda gusa. Yego. Nkugira umuhanuzi wo guhanurira amahanga. Ntukeneye abagusiga. Amavuta ari amavuta ya yera abagenda bagura hano Nyabugogo, ari abagenda bakagura Nyamirambo, aya bagura muri alimentation ntabwo ari yonyeneye. Nasizwe nyiri mu nda ya kana Majesté. Kuki sabatijwe mu mazi menshi kandi amazi hose tuyabona? Ngiki? Kuki amavuta watejeje agaciro kandi ubatijwe mu mazi no kujya mu mazi menshi? Ubuse wowe ntago wagenda ukidumbaguza ukavuga ko byakubayeho. Hoya, erega agaciro ntabwo ari uko widumbaguje. Agaciro nuko wemera ko ari umubatizo, kandi uwo mubatizo wawe hakaba hari papa we wo mu mwuka. Papa wanjye wo mu mwuka. Umupasiteri wakubatije. Ntubatijwe mu mazi menshi. Papa wanjye wo mu mwuka wa mbere wo mu mwuka wawe.
ni mwuka wera kubera iki aravuga ngo Oya, nzakwigisha nkwereke tujye tuganira so bari kuvuga ngo barutayisire ngo bagitwaza n'amasasu mbemera nk'abatsi gato batejeje agaciro nawe mbemera nk'abapapa banjye ahubwo mbemera nk'abakozi b'Imana bafite indangagaciro za gikristo muri Kristo Yesu kandi ubwo ndagushubije no ko wasubiza inyuma ntabwo akongera kujya mu mazi menshi nsubira mu mazi menshi njyewe ndabatizwa kangahe se ko mfite ururimi rubi nkagira umubiri umwe ndajya kubatizwa inshuro zingahe oya tuvuga n'urugero wasubiza ibinyuma utarabatizwa mu mazi menshi wasubiza ibihe inyuma utarabatizwa ntabwo wazongera kubatizwa mu mazi menshi kubatizwa n'itegeko ry'Imana na Yesu yarabatijwe icyo si ikibazo yego ariko hari mwuka wera ubusamaza hanagura ibyaha kugenda bakakudumbura muri Nyabarongo cyangwa se bakakudumbura hano muri piscine kuri Dove n'ahandi hagiye hatandukanye n'ahandi hari amapiscine hagiye bakakudumbura bakakwibiza uracubira n'ubundi ukazamuka kuri wa wundi bundi mubatiza usobanuye iki gupfana na Yesu ukazukana naye mu bugingo buhoraho ariko kumbwira ngo amavuta nge nasizwe nkiva mu nda ya mama na data aryo ryajambo mvuga ngo nakumenye utaravuka yego ndakweza ndagusiga nge ndi profete kuba profete se no kunsuka ihembe ejo mu ubusa ni hari ababiguze bagatumira abamena ihembe agatangira kwiyuzuza mwuka wera nyamara kabahetse ngo by'umwana yaraheze kera ahubwo nyuma yo gushaka kugira ngo nanjye ubyemere ko ndi profete none Imana igiye kungirira neza nzambara impeta nanjye bahita bamereze ngo ni bushumba niyo mpamvu navuze ngo sindi muri ADPR ngiki dore ngiyi nambaye intuza kuko namaze kumenya ko Imana itagituye mu ihema ahubwo ituye muri njyewe ibyo twarabiganiriye cyane ariko nkombaza kino kibazo wenda dusa naho tunasoza Noheli sasa hari ikintu gikomeye cyane ubusa Bishop Gafaranga ntabwo mumubona nka Bishop Gafaranga oya nizina ntabwo yabyimikiye ariko none si yavuga ubona atari nka Bishop ashatse se yavuga ati mumeneho amavuta yanyu muhite munyimika muzane kamera ntabwo tubona nka Bishop nizina nkuko hari abantu bitwa abapasteri naho ushaka jewe rero ndi profete kandi naho ushaka kwita profete kandi utari profete profete bisobanura umuhanuzi ndi umuhanuzi apana ahubwo uciritse ndi umuhanuzi w'isi yose no reka twigendera hano gutya mfura ya data sasa hari ikintu wicisheho cyane uvuga yuko Pastor Claude Yanga nibishaka Theogene urangiye uretse gatoya reka tujyane genda gake nanjye nkusubize reka nanjye mbaze ikibazo cyanjye ntabwo ndagisoza kucyumva discipline mu kiganiro kugira ngo tugere neza kugira ngo Claude ariko kugendaho nanjye atansize ari gushaka ko ngera wasubira gereza nanjye nkajya gereza ariko ugira ibiganiro by'ubwenge nkubwiye ibi bintu nta nyungu mbifitemo kandi iyo bamfunga njye ntacyo bimbwiye urukunyumva ariko Claude nakeza kwifuriza habe namba bakuziza iki se Claude nakeza kwifuriza habe namba erega Nohe yego ariko Claude si mwanga ari wowe si inkwanga ngewe umwanzi nigirira ni umubiri wanjye ngewe ubwire nge ndamwanga bitewe n'ibintu yakoze nawe nabimubwiye ko mwanga umuntu wifuza ko ngereza ntabwo aba ari inshuti yanjye n'umudayimoni kwangana ko ari icyaha Nohe namaze si nyambere wangaye kwangana ni umuntu muzima oya abana umva Nohe umva Theo wenda wasanga kubera ahantu waciye hari ahantu waciye waramenye warababariye abantu ariko njyewe uyu nkubwira ndi iwanjye ndaryanye ndi kumva radiyo ndi kumva ibiganiro byose Claude ari gukora nkumva arakwanga ngenda bifuza si ukubeshya arakwanga kandi arakurwaye noneho nanjye ashaka kuncira mu bintu byatangiye ariko Imana usenga yabanye nawe muri gereza ikabana nawe ahantu hose waturutse naho wavuye izakomeza ibane nawe kabiri urakoze nizeye ko Imana iri ku buzima bwanjye ari Imana y'amahoro yavuganye nanjye nk'uko abivuze badahari ikavugana nanjye batari kumwe nayo izandwanirira ikindi nibyo nabwiye abantu nabwiye abanyamakuru ngo murebe kunyirukankaho mugere mushaka izindi nkuru njye nabonye ikintu gihari cyo bari gushaka Theogene we ni network ye irangiye
ijwi rya Claude ryo naryumva. Genze bite? Network ziranze. Ariko rero ngo iki kintu cyumve. Ndakumva nguteze amatwi. Yerekwa nagize ni wari uhari. Ni ukuri sinari mpari. Na Claude ni yari ahari. Nta muntu n'umwe wari uhari ngiri yerekwa narimo. Suko uretse Imana yo mwijuru nje ngo mwana wanjye kansuri kabinyereka. Rero sinzi impamvu abantu bari kukwikoma, sinzi impamvu abantu bari kukurwanya, sinzi impamvu Claude ari kukugenza. Mwene data umuvandimwe muri Kristo Yesu bagushyire hasi. Gusa impamvu ngo uhamagaye nta yindi, mbonye ibiganiro bari kugukoraho. Bora ni ibiganiro byo gushotora ngo uzugire icyo uvuga kandi bitari ngombwa. Nk'umukristo, nk'umuhanuzi, nk'umuntu isi yemera n'Imana yemera, ucece kurwana urugamba, ucece nk'uko Imana yamye ngo ni icecekere ndwana urugamba rucece. Ko nuramuka wihaye abantu barazura n'akaboze bagire gute bakubone. Kuko hari abantu batanyuzwe n'uko Imana yageze gute yakoreye muri leta y'igihugu cy'u Rwanda ikagufungura. Suko bifuza ko wasubira mu gihome. Mbikubwiye nk'umuntu w'umwana kuri wowe cyangwa se uruta mu mwuka no mu mubiri. Hari benshi bashaka gusubiza mu gihome ariko urwana intambara bucece usenga. Njye Imana arambye ngo umwana wanjye guherekwa nta wari uhari. Genda usenge ibyo nakubwiye nari bikubwiye ndi Imana izakora nk'Imana yavuganye nawe. Rero nkugire inama agabanya abanyamakuru kabiri. Witonde byo bavanga muri kode yaje n'amari kode mimbana ajyabaho. Senga Imana witurize urekane n'abari abanyamakuru kuko nabonye ibiganiro biri gukorwa barashaka guhamagara mu kibuga ngo uze wongere ugire ibyo uvuga. Rero mu yandi magambo nkugira inama imeze uti nk'umukristo w'inshuti yawe numva iki kiganiro bagukozeho batanya kugusebya ngo nibishaka n'umupagani, nibishaka urumva amagambo yavuze kandi amagambo wavuze nta cyaha wakoze. Watanze igitekerezo nk'uko undi muntu wese yagitanga. Hari benshi bambwira ati Noheli niba ugiye kurongora uriya muntu Imana yaramukweretse tuzagushyigikira. Nawe watanze igitekerezo muri ubwo buryo kuki abantu bashaka kugufata nk'umudayimoni cyangwa se nk'umuntu watanze igitekerezo kibi kandi n'abandi babitanze. Inama ngo hari ni ngiyi isengera Imana kuko gufungurwa kwa yarabura atabyishimiye. Bashaka gusubiza ahantu wavuye. Ibyo ni ukuri. Ibi ndabikubwiye ntabwo ndi inshuti yawe cyane, ndikubwiye nk'umuvandimwe muri Kristo Yesu. Isengera Imana kuko abantu bashaka gusubiza mu gihome ni benshi, ariko biravanga ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Yego. Imana izabana nawe. Sawa urakoze cyane. Yesu aguha umugisha. Nicara njya nkubwire ko mbonye ibiganiro byo gukorwaho, mbona ari abantu bashaka kuguhamagara. Banoshe kugira ngo nzi cyane. Niryamiye iwanjye ndatuje, ndakuraho telefone niryame nisengera Imana. Imana yo mu ijuru isoza isezerano yavuganye nanjye, ariko menya ubwenge. None se Nohe, yego njyewe ikibazo mfite ni kimwe nshuti yanjye. Urabona iriya audio Claude aragira ati ni Noheli wayiduhaye kandi baguhamagaye ngo urababwira ngo ugiye ku kibuga cy'indege i Kanombe ngo hari ahantu ugiye. Bamamagaye barambwira ngo nibishaka Theogene nawe n'Imana yamweretse ngo kuri iyi audio tubona ngo pastor uzamubenure. Ndababwira ni niba ari amarangamutima cyangwa ari Imana ntabwo mbizi, kandi mu magandi mu nama murantunguye. Ngiye hari umuntu ugiye kuntwara ku modoka kuko mfite gahunda yo kujya ku kibuga cy'indege. Hari umuntu ngiye guhura nawe ngo ni cyo gihugu ugiye kujyamo niko bambajije. Nabyumva. Ndamubwira ngo ibyo wibimbaza ni mu nama, hari umuntu ugiye guhura nawe
niba hari umuntu ugiye guhura na wese uvuye mu kibuga uvuye hanze ugiye kumusenya ugiye kurara muri hoteli hano mu mujyi turabona ku kibuga cy'indege bashinzwe kumenya umuntu uwo ari we n'igihugu agiyemo cyangwa n'ikigiyemo nuko namubwiye erega iturize ndavuga umwana w'Imana bashaka kwamukora akagambane nanjye bashaka kuna muki bashaka kuna mu mutego ntazi nta kibi nkuziho narakurwanyije mu gihe cyawe cya mbere urambabara dusabana imbabazi uri umukozi w'Imana nta kintu kibazo mfitanye nawe cyangwa se mfitanye n'abanyarwanda ahubwo ikibazo mfitanye n'abanyarwanda ni uko bashaka kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bwanjye kandi umugambi w'Imana nta muntu ujya urwanyaga gutsinda ntabwo ndababwiza ukuri ntabwo imigambi yabo izahama n'izanasohora imigambi y'abantu bashaka kundwanya biyitirira ngo bari mu buhanuzi ncecekesheje amajwi yose y'abarozi mu izina rya Yesu nje ndi umuhanuzi nta murozi nta mudayimoni satani n'abadayimoni be n'abambari be mbatangariza ndakubwiza ukuri kwiyamamagaye ko nta murozi uzigera uninyuka cyangwa umudayimoni ndi umuhanuzi ese profete tuganira n'umwe mu bantu hano twaganiriye twakoranye ikiganiro yatubwiye ko umuhanuzi aba yarasizwe waba warasigiwe he waba warasizwe nande warimitswe nande ku ijambo rivuga nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko nkweza utaravuka nkugira umuhanuzi wo guhanurira amahanga noneho ntabwo ari u Rwanda gusa yego nkugira umuhanuzi wo guhanurira amahanga ntukeneye abagusiga amavuta ari amavuta ya yera abagenda bagura hano Nyabugogo ari abagenda bakagura Nyamirambo aya bagura muri alimentation ntabwo ari yonyeneye nasizwe nyiri mu nda ya kana majestere kuki sabatijwe mu mazi menshi kandi amazi hose tuyabona giki kuki amavuta watejeje agaciro kandi batijwe mu mazi no kujya mu mazi menshi ubuse wowe ntago wagenda ukidumbaguza ukavuga ko byakubayeho hoya erega agaciro ntabwo ari uko widumbaguje agaciro nuko wemera ko ari umubatizo kandi uwo mubatizo wawe hakaba hari papa wo mu mwuka papa wanjye wo mu mwuka umupasiteri wakubatije ntubatijwe mu mazi menshi papa wanjye mu mwuka wa mbere wo mu mwuka wawe ni mwuka wera kubera iki aravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira tuganira so bari kuvuga ngo barutayisire so bari ngo barutayisire ngo bagitwaza na bamasaso mbemera nk'abakibatsi gato batejeje agaciro nawe mbemera nk'aba papa banje ahubwo mbemera nk'abakozi b'Imana bafite indangagaciro za gikristo muri Kristo Yesu kandi ubwo ndagushubije no ko wasubiza ibinyuma ntabwo akongera kujya mu mazi menshi nsubira mu mazi menshi njewe ndabatizwa kangahe se ko mfite ururimi rubi nkagira umubiri umwe ndajya kubatizwa inshuro zinga oya tuvuga n'urugero wasubiza ibinyuma utarabatizwa mu mazi menshi wasubiza ibihe inyuma utarabatizwa ntabwo wazongera kubatizwa mu mazi menshi kubatizwa n'itegeko ry'Imana na Yesu yarabatijwe icyo si ikibazo yego ariko hari mwuka wera ubusamaza hanagura ibyaha kugenda bakakudumbura muri Nyabarongo cyangwa se bakakudumbura hano muri piscine kuri Dove n'ahandi hagiye hatandukanye n'ahandi hari amapiscine hagiye bakakudumbura bakakwibiza uracubira n'ubundi ukazamuka kuri wa wundi bundi mubatiza usobanuye iki gupfana na Yesu ukazukana naye mu bugingo buhoraho ariko kumbwira ngo amavuta nge nasizwe nyiva mu nda ya mama na data aryo ryajambo mvuga ngo nakumenye utaravuka yego ndakweza ndagusiga nge ndi profete kuba profete se no kunsuka ihembe ejo mu ubuse ni hari ababiguze bagatumira dore ikintu kirimo kigoye cyane wavuze ati Pastor Claude yanga nibishaka Theogene ndetse ari gukora igishoboka cyose cyo kugira ngo amusubize hehe gerezane none wowe ukagaruka ukamuhereza iriya audio ubwo impamvu nabivuze nuko ndi kubona ibiganiro by'aba bagabo bombi bari gukora yaba nibishaka yaba Pastor Claude nibishaka uramushinze iki buretse gatoya yego ibiganiro byabo birimo imaka birimo guhangana kandi nge ntabwo nshaka kujya mu matiko ndi kwitegura kuzaba umupapa kucyo nzana mu matiko ndi kwitegura ubukwe ngewe oya amatiku nava ngo ne wayuhiriye igihe wafataga audio nibishaka yaguhaye isa nkaho yari private nibishaka yayimpaye hehe inyamata sinzi impamvu nibishaka yimpaye ntabwo nayimuhari inyamata nayimuhaye turi muri aramo igihe bakora ikiganiro muzana ba Majid Deborah bakampagarara hejuru wari uhari ntabwo nari impari rekeraho rero ubwo ngubwo byumvikanye abantu bakurikiranye ikiganiro barabizi uwo niwe munsi papa si wari ufite yari yihe kwari kugira ngo ubake nibishaka Theogene nagiraga ngo ubake Pastor Claude cyangwa wagira ngo ubake umurimo w'Imana uzanye na nibishaka cyane baziranye hehe ko bataranahura ntago barahura
aho waba ubeshye cyane niyo banahura nta bintu kuko bahuye mu iburana ryiwe icyo ni kimwe kabiri ni umwe mu bantu Pastor Claude yarazamukaga nibishaka nakazamuka mbere atarajya muri gereza nabavuze nti nanjye ko ndi mu bantu yatoyeho ibi bintu ku cyama yiwodiyo kanyihereze Claude urumva neza hanyuma Claude nanubwo nayimuhaye ari Nyamata twari turi kumwe arayumva arambwa ati yime sanga yikoresheje mu kiganiro nje ntabwo ibiganiro by'amatiku nyikunda kujyamo igihari neki nibishaka niba abantu bamufata nk'ikosa cyangwa se amufata nk'umunyamakosa bamubabarire kuko ntabwo imbabazi z'Imana zashize mu rusengero murakoze cyane Imana bahumugisha Noheli reka tugushimire cyane ngire ngo nari bari ubutumwa watanga kuri umukunzi Asia cyangwa se no kuri societe muri rusange icyo mnavuga abantu nibakura amaso ku bantu bayahanga Imana kuko ibindi byose bizarangira murakoze Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe